cyane cyane umwaka tugiye kwinjiramo rero umwaka biswe redemption cyangwa se gucungurwa mu buryo bwa finance no bakabasha kuba babona financial freedom bakamanaginga umutungo wabo kandi bakakoresha mu buryo bwa nyabwo ukoresheje nawe bagahita bamubona binyure ku cyo bita quantum financial system. Byumva ari byinshi twiteze mu mwaka tugiye kwinjira. Wenda kuri iyo phone ya Elon Musk tukiriho uravuga ko izatangirwa ubuntu koko ukuvuga ngo kuzamura gusobanura byumve ntabwo ari ubuntu ariko nta nubwo bazakwishyuza. Impamvu batazakwishyuza niba wikanye ikiganiro twakoze ikigo nigeze kuvuga ku kintu bijyanye n'amadeni ibihugu bifitiye abantu. Hari umushinga twagesera na mesara harakaba hari amafaranga ugenewe azaha abantu avuye mu madeni kuva bakivuka bagiye bishyura mu misoro bagiye bakatwa bakishyura amadeni bagiye bagurizwa ibihugu byagiye bibakata mu misoro bakayishyura. Ayo mafaranga uzayasubizwa. Ayo mafaranga rero muzasubizwa n'amafaranga menshi cyane. Dore igisubizo kirambye ku kurwanya imibu itera malaria, amasazi, ibinyenzi, inshishi, imperi n'utundi dukoko twose duteza umutekano muke mu ngo zanyu, kwa muganga, mu mahoteli, amaresitora, mu mashuri n'ahandi. Agropy Limited ni uruganda nyarwanda rubazaniye imiti yabugenewe irwanya utu dukoko twose. Tunaguha serivisi zo gutera iyi miti irwanya udusimba mu busitani no mu mazu mato n'amanini. Tubafitiye kandi imiti y'umwimerere irwanya uburondwe n'isazi z'amatungo, uburima bwangiza imboga n'imbuto n'imiti ihungira imyaka. Abakeneye imiti yose cyangwa serivisi zacu mwadusanga aho dukorera mu nyubako ya Chic mu mujyi wa Kigali cyangwa mukaduhamagara kuri nimero 0788861191 cyangwa 0738861192. Ubwoko bw'imiti ya Agropy Limited burizewe ku rwego mpuzamahanga cyane ko tubifitiye uburenganzira twahawe n'ibigo bibifitiye ububasha hano mu Rwanda no mu mahanga. Turabasuje mwese mukomeje gukurikira PNM4 Africa. Tubaye ikaze muri mwanya tugiye kugirana ikiganiro n'umwe mu bo mukomeje kugenda mudusaba ni Shoam Benoit, ariko by'umwihariko turagaruka kuri za ngingo zitandukanye zigamije gusangira amakuru ndetse no gukomeza guhanahana ubumenyi ku bijyanye n'ifaranga koranabuhanga ndetse n'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga muri rusange, cyane cyane ko muri iki gihe hari kuvugwa ibyitwa revolution economique ariko nanone bijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho na tekinoloji igezweho. Ngiye basuhuza ndi Placide Nyinshuti, ariko ku murongo wa telefone ndi kumwe na Shoam Benoit nkuko nabibabwiye. Muraho neza Shoam? Muraho neza Placide, mukomere cyane. Komera amakuru y'iminsi. Akora neza nta kibazo. Umwaka utaha wa 2025 uzaba umwaka w'imperuka zikomeye mu bijyanye n'ubukungu ndetse n'imari ndetse n'ibijyanye n'urwego rwa finance muri rusange. Ese nize impinduka zindi watubwira abantu bakwitega muri uyu mwaka nkuko wabivuzeho? Impinduka zo ni nyinshi cyane ziri muri uno mwaka. Ngira ngo uvuze ko hari ikintu cyitwa quantum financial system, ntabwo tujya tukigarukaho cyane, ariko nizo mpinduka zikomeye cyane tugiye guhura nazo, cyane cyane ku kintu cy'ikoranabuhanga na internet. Nkuko nabikubwiye harimo satellite akaba na quantum financial system. Umwaka utaha rero bagiye uno mwaka turimo bagomba gutanga kuri distribution y'ibitanda bya technology byitwa Medbed bivura abantu mu buryo bwa kanseri n'indwara zidashoboka zanda gukira zikaba zabavura. Icyo gitanda kikaba gikoze mu buryo buri anti-gravitation, mbese bakaba bagiye no gusohora iyi device zitwemerera kuba twakwisanga muri system. Uko naravuga ati umunsi bazaswitchinga off icyitwa satellite telefone zose ntazongera gukora, ndetse n'amashini zose zizazima. Rero bateguye ibikoresho bigomba kubisimbura, ariko bizaza mu mushinga wa Elon Musk witwa Free Energy. Rero zizaba distributed guhera muri uku kwa 12 kugeza mu kwa 3, aho bagiye gutanga telefone ziri hari. Hari abantu baje bibesha cyane ngo Elon Musk yakoze telefone nayo ikoze ikiganiro kuri Paperot baragisangaho cya Tesla Molo Page, ariko ya telefone irazwa mu cyitwa Free Energy. Ntabwo za telefone zigurishwa, ntabwo telefone zigurishwa, za telefone tuzaherwa ubuntu for free, kandi zikaza mu cyo bita Free Energy, aho tugiye gukoresha telefone ziri quantique ndetse tukanakoresha na computer ziri quantique kugira ngo niba bimuye system yose bakayimura muri system, kandi system bari kwimuramo iyo telefone zizayikoraho. Bazaba bamaze kufunga amakebo y'amanetwork yazo, bateganyije ibikoresho bazajya tuzakoresha nabyo.
n'abantu rwo bavuga ngo Elon Musk agiye gutangaza igiciro cy'ira telefone ziri mu cyo muta muri free energy ntabwo zizagurwa ahubwo bazagira abantu bose. Rero umwaka utaha nubona bari gutangaza distribution ya quantum phone computer phone n'umuzagire ngo izindi mpamvu no kugira ngo system bayisinye bacana indi abantu bashoboka. Rero umwaka wa 2015 n'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye ndetse binakomeye aho tuzinjira mu cyo bita terms of the darkness, aho tuzinjira mu aho bazatanya kuduha amatangazo y'ibigiye kuba bikomeye cyane, aho tuzamara n'igihe televiziyo n'amaradiyo bigakora n'ikirenga 10 turi gukurikira ibiganiro bimara amasaha 8, ibiganiro 3 ku munsi bigafata amasaha 24 televiziyo ikintu nyine kwereka tumaze kugera mu cyo bita terms of darkness. Ibyo byose ni ibintu byateguwe byamaze no gushyirwa ahagaragara bireje ko bigera ariko ataralauncinga. Umugabo witwa Donald Trump niwe uza ifite green light yo kuvuga ngo reka dutangaze EBS Emergency Broadcast System maze bahe amakuru abantu isi yose y'ibyo bamaze igihe bakorera inyuma y'amarido batazi bamenye n'ikigiye gukurikiraho ubwo izo system zamaze kuzimya bamaze gufungura izindi. Aho naho tuvuga ngo izo zose muri kubona zose zizagenda zizime kandi amafaranga y'aba yose bafiteho bayahombe cyane cyane abafite amafaranga muri cryptocurrency azasigara coin ziri backed by gold and backed by silver kandi zikaba ziri under iOS 2022. Coin yose izaba itari mutsindije muri iyo system y'inzo nizongera gukora. Niyo mpamvu niba ugiye no kugura cryptocurrency ugomba kwanzukana iyo system iyo ko nigiye kugura ubundi iri muri iyo system. Ese bashize kuri ETF cyangwa iriho. Ese byari umushinga wawe umeze ute? Hari iyo ushobora kuba utazi kiriho ariko iriho bitewe n'uko projet yayo ijyamo ko ari imishinga myinshi cyane bamaze guhurizaho irenga ibihumbi. Rero uno mwaka uza buri n'ibintu byinshi bizatungura abantu benshi cyane bakanisanga badagomba batagifite uburyo bwo gukora. Hagiye kuva ikintu cyitwa central bank hagiye cyitwa stage now and bank igomba gusanga bank zimana ingingo cyangwa se zikurikiranwa n'ibigo byinshi harimo BIS ndetse na IMF akongeraho icyo bita Federal Reserve ari central bank muri Amerika igiye kuhinduka cyitwa stage now ikoresha icyo bita US National Treasury. Izo ngizo zose bikaba bigiye gutangira gukora ibintu byose bigiye gutangira guhinduka maze umuntu wese akaba yifitiye we ubwe access kuri banki akibera banki ku giti kinini kuri Stellar Network. Iyo konti ya Stellar Network nta muntu uzayitunga, hariyo izajya irimo amafaranga yawe usanzwe ufite mu buzima bwawe, hakaba harimo n'indi iri mu cyo bita Alliance Global imanagingwa na Donald Trump na Putin n'abandi bagiye batandukanye, izajya imanaginga amafaranga yose yazagwa mu mushinga wa Stellar Network. Ibyo n'ibindi byinshi cyane bishingiye kuri quantum system, financial system bigiye gutangira n'uyu mwaka turi kwinjira wa 2025. Niyo mpamvu finance ntabwo izakoguhinduka gutyo gusa ahubwo ni byose bizamaze gushyiraho ubizaho mu gihe cyane Donald Trump amaze kurahira. Ibyinshi rero twiteze noneho mwaka tugiye kugira. Wenda tugarutse kuri izo telefone ngo za Elon Musk, izi telefone ni bwoko ki? Ni telefone zizazana izihe mpinduka? Ijyanye telefone ikoresha icyitwa 3G, 4G, 5G and 6G simulation ikabishingiye kuri web gatatu. Yo rero uburyo ikozemo ni telefone ifite SIM card yo ubwayo iri connect kuri satellite direct. Uvuga ngo usanga no amatelefone abajya ari connect ku minara kuvuga ngo umuntu arimo wasimije mu bujamarezo ariko yo ni direct kuri satellite kuri Starlink satellite yo quantum financial system. Ni telefone igufasha kuba wabika umutungo wawe ukoresha icyo bita cryptography, encrypted, aho ushobora kuba wafunga amafaranga yakoresha icyo bita DNA zawe ijisho fingerprint, ariko yo niba ukoresha fingerprint ntabwo itwara ya mirongo gusa iri protect, ahubwo itwara na DNA zawe buryo n'umwana adashobora gufungura amafaranga yawe konti yawe ngo akubire cyangwa se ngo umujyi aba yafata amafaranga y'umwana kugira ngo tugere n'icyo bita financial freedom. No telefone ikora ibintu byinshi cyane aho ikorana n'ubwonko, aho bayihuza na twitwa Neuralink bakoze ukaba wayihuza n'ubwonko ukaba wabasha gutwara imodoka ya Tesla n'ibindi ukabasha kuyikoresha utayicayemo. Ibintu byose ukabikoresha bitewe rero na tekinoloji ushaka uzagikora icyo ushaka. Ariko niyo fone ifitemo ibice bitatu ku bijyanye na storage kugera kuri terabyte storage yayo, aho ubasha kubika ibintu byose ushaka kandi muri cryptography
ikaba ari telefone ikora ibintu byinshi cyane bishoboka n'indi telefone itigeze ikoraho iyo ari yose waba uzi irenze izindi kugeza uyu munsi niyo nta hantu bihuriye. iyo ngiyo rero izajya igufasha kuba wagura direct network yawe kuri Starlink satellite ukoresheje systeme ya Pi SIM card bakoze iguhuza na satellite direct ugaturisha. Ikindi na telefone yihariye izasohoka irimo coin yitwa Mars. Iyo coin yitwa Mars niza igufasha kuba twagura none izo network izo abonema zibona koresha iki kuko Elon Musk yibakiyemo coin yitwa Mars ubwo n'ubundi afite amahoteli cyangwa se hoteli yubatse ku kiri ku mubumbe yitwa Mars abantu bazajya babasha kujya bagenda banyuze mu gihe gaturumye. Rero yanashyizemo coin yitwa Mars niyo telefone muzajya yigura leta zajya tutangira gukora mining ya Mars yazajya akoresha mu minsi iri imbere. Ikindi nuko igufasha kwihuza n'ikoranabuhanga nk'uko nabivuze cyane cyane Pi network kuko na telefone yitwa Tesla Amolopa cyangwa se Modopai yakorewe Pi network kubera ikoranabuhanga ryawe bwo gatatu kugira ngo byabasha kuba byagenda. Ushobora kujya hanze ro Pi network itaratangira gukoreshwa kuko amafaranga izajya ikoresha ari access kuri satellite iyo mafaranga azabaturutse muri Pi network ndetse na Mars coin irimo aho ngaho hamwe. Ikora ibintu byinshi cyane umuntu atavuga ngo arangize ariko ni telefone ikorana na satellite direct ku buryo ako kanya ikintu cyose ntushobora kubura umuriro kubera ko ikoresha imirasire y'izuba inicaginga. Ifite uburyo buri bwo kwicaginga amashanyarazi asanga ndetse n'imirasire y'izuba ishobora kukuzima naho waba uri hose. Igihugu cyose wajya ushobora kubura rezo ntabwo uzatinagurira SIM card zawe ukomeza ukoresha online SIM card uzaba urimo wakoresha icyo gihe. Izo telefone rero si iriya yonyine hari n'izindi zakozwe kugira ngo zizabashe kugera ku bantu bose. Hari n'izindi zakozwe Huawei nayo hari ibindi yakoze zigomba kuzifashishwa ko ziri mu cyo bita quantum phone. Rero mu nyandiko bakora bagaragaza icyitwa Tesla Monopai ndetse n'izindi probably Pi phone quantum phone zigomba kuba zatangira kuba distributed mu minsi iri imbere. Nakaba zima zatangira muri uko n'ukwezi turimo ariko ubwo ngubwo bafite ukuntu babiteguye bazatangira kuzigeza ku bantu mbere yuko bazimya izo satellite kuko uzajya bazimya satellite imwe bacana imbere ko baguhe telefone ku accessinga ku mutungo wawe. Niba ari amafaranga yasanzwe ari muri banki baguhe telefone winjiremo ufungure Stellar account inogeramo iguhuze n'icyo bita KYC wakoze cyangwa se name disclosure agreement dusinya turi gukora immigration amategeko dusinya muri KYC agufasha kuba wakomeza gukoresha ayo mafaranga numara kubisinya utugera muri Stellar account yawe usanga umutungo wawe wari usanzwe ufite muri banki yari yose kuko zira banki zose hafi ya yose nakuri kubitumva mu banki yose yo kwisi yose yamaze kwihuza na Quantum Financial System kugeza kuri banki ya nyuma. Iyo turi kuvuga banki turi kuvuga Central Bank izindi zose ubwo ngubwo zihabwa amategeko na Central Bank ariko amakuru yazo aba yoherejwe mu cyo bita BIS ishinzwe gusimamatinga noneho bakajya bashyira muri Federal Reserve na IMF bakabishyiraho umukono wundi amafaranga y'abaturage akimurwa. Abenshi yamaze no kwindabona ko hari ibintu badashobora kuzakumva bakubwira ariko ibintu byinshi bimaze igihe birimo biraba. Izo banki zatangiye kwimura amafaranga muri 2017 kugeza n'uyu munsi bashyira muri KXL na XL ariko ibindi nta muntu ubizi ko na gahunda y'ibihugu ntabwo ari gahunda y'umuturage ngo bazayimubwire. Rero ubwira bakoreka system aho igeze ukamenya ukuntu bakakoreka ibyo usabwa kumenya no kuzabikoresha ubundi bikarangira ko nabavuga ngo temishuri iyi rero bigeze kure cyane byatangiye mu myaka myinshi cyane ishize bizatuma cyane n'umwaka tugiye kwinjiramo rero umwaka biswe redemption cyangwa se gucungurwa mu buryo bwa finance nose bakabasha kuba babona financial freedom bakamanaginga umutungo wabo kandi bakakoresha mu buryo bwa nyabwo ukoresheje nawe bagahita bamubona binyure ku cyo bita quantum financial system. Byumva ari byinshi twiteze mu mwaka tugiye kwinjira. Wenda kuri iyo phone ya Elon Musk tukiriho uravuga ko izatangirwa ubuntu koko ukuvuga ngo kugira ngo gusobanura byumve ntabwo ari ubuntu ariko nta nubwo bazakwishyuza. Impamvu batazakwishyuza niba wibukanye n'ikiganiro twakoze kigeze nigeze kuvuga ku kintu bijyanye n'amadeni ibihugu bifitiye abantu. Hari umushinga twagesera na Mesara harakaba hari amafaranga igenewe azaha abantu avuye mu madeni kuva bakivuka bagiye bishyura mu misoro bagiye bakatwa bakishyura amadeni bagiye bagurizwa ibihugu byagiye bibakata mu misoro bakayishyura. Ayo mafaranga uzayasubizwa. Ayo mafaranga rero muzasubizwa n'amafaranga menshi cyane
niba mujya mu ikiganiro bya muzabibona nagiye ngaragaza n'uburyo amafaranga bateguye azabishyura kuva muri bitewe n'imyaka ufite kuzageza izava mu cyiciro n'ijya mu kindi kugeza ku myaka 100. Ayo mafaranga rero bamaze uzahabwa n'ubundi utazi n'igihe wayakoreye atari n'amakeya mu cyo bita anesera andi desara. Ayo mafaranga nayo havamo n'amafaranga yo gukora izo telefoni. Ni amafaranga ariko bakoze muri izo telefoni bazayikuba muri make umunsi ungana n'iyo telefoni amaze kuyishyura kugira ngo bayigukorere. Bazayigugira ngo nibibona ariko yavuye amafaranga yawe n'ubundi bazaguha n'ubundi ko twese ku isi yose bazaduha amafaranga avuye mu cyo bita anesera na desara. Usibye zino pari network turimo turamahinga ariko hari amafaranga twagiye tuyahabwa mu cyo bita financial freedom. Buri muntu wese utuye inosi umunani zirenga zifite amafaranga zagenewe mu account yawe ya Stella Network bazasangamo akihuza nayo basanzwe bafite mu mabanki nayo bayafite. Ayo mafaranga rero wakumva ko wabonye ubuntu kuko utari kumva impamvu abana udashaka kwita ku by'amadeni turimo turavuga kumva bidashoboka ariko uzasanga amafaranga ya telefone ntabwo ari ibintu kuko ntabwo ibona mask n'uko izo telefone ntabwo yakora telefone y'isi yose. Finance hari amafaranga bafite bagiye bayimbura mu cyo bita global currency bayashyira muri system zabo kugira ngo bayambure abantu bayamanipulatinga. Ayo mafaranga nayo bakuyemo rero kugira ngo bakore izo telefone n'ubundi bavuga ko zari bazatangira kuzitanga ubwo free energy irimo telefone irimo computer ndetse n'ibindi bitanda bya medbed. Hari n'ibindi bya free energy kitazi bataratangaza ariko ni byinshi cyane ariko hari PS zagiye zatangiye z'ibanze zikine kugira ngo nabashe kuba yakuza muri Canton Financial System. Izo telefone zose ziri free energy rero zose n'izubu bazayiguta yuzuye nuko aba distribution y'amatelefone ukabona abantu b'amatelefone ariko n'ibitwa Canton ntabwo telefone zaguta. Gusa nyuma yaho zindi uramutse uyitaye cyangwa ugize ikibazo ikintu waba ikintu uburyo wabona indi ariko uburyo ikozwemo ni telefone niyo wafata inyundo ukayikubita ntiyambeleka niyo wahita mu mazi ntiyapfa ni telefone ifite ubushobozi. Niyo wayikwiba ntacyo yayimaza kubera ko niweho ibaruyeho kubera ko ukoresha mu cyita DNA zawe ndetse n'irangamuntu yawe. Rero niyo wayikwiba ntacyo yayimaza ntiyayifungura ntiyanayigiramo. Telefone rero nizaba ari umuntu ku giti cye buri muntu azaba yitegura ku myaka 18 kugera hejuru kugira ngo ashobore gukoresha amafaranga ye. Ushobora kuvuga ngo umwana muto nta mafaranga afite ariko hari amafaranga yagenewe azahabwa. Abana batafite imyaka y'ubukure bazaba bafite amafaranga bafitiwe ababishingira bafite amafaranga n'imyaka 16 bazabona. Ibindi rero n'ibindi bintu nagiye gusobanurira byinshi cyane biri kuri Pythology abazashaka bazagenda babikurikira bazagenda babisoma bisanzwe. Nanone ndacyakora n'ibindi uko amakuru aba hari menshi cyane ibyo nyabona. Wenda ndumva akavura kari kugwa ariko ikibazo cya nyuma nakubaza wenda kugira ngo ikiganiro cyaka kanya tube tugisubitse wenda tugisubukure akavura gahise nahoze nsoma ubwo twaganiraga uri kubivugaho ari kinyamakuru ndi gusoma hano imbere cyitwa Forbes magazine ni forbes.com. Forbes yanditse ko mu inkuru yasohotse mu kwezi kwa gatandatu ko icyogajuru cyangwa se icyo nakwita ni icyogajuru cya Elon Musk cyitwa SpaceX ngo cyabaje kuba cyatangiza service ya Starlink. Ni Starlink ni satellite yitwa Starlink by'umwihariko bakavuga ko igiye kugitanga nyine service za telefone ku isi yose n'ahantu hose hatageraga network ngo yamena n'ahantu itageraga ngo iyi Starlink igiye kuzajya itanga izi service. Byabihura nibyo ngibyo uri kuvuga? Byabihura uko nta gihugu na kimwe turi kuvugana kitari kugera muri Starlink. Mu Burundi zonde bashyizemo, Tanzania zonde barayakiriye, u Rwanda rimaranye hafi imyaka 2 cyangwa 2. Izo network ya Starlink satellite bari kugenda bayishyira ahantu hose kugira ngo bazaba telefone zibasha kuba zayiconnect zayikoreshaho. Rero amakuru abahari nuko abantu batayicira ngo bayasome bayasharing bayasangire ariko nta kintu kimwe kiba kitanditse nandi yose muza gusacinga ugende yabona. Starlink imaze gutangwa mu bihugu byinshi bitandukanye, imaze kujya mu bihugu byinshi cyane, bivuze ko muri network dukoresha mu isi mushobora kuzana zitagira hasi kuko Starlink satellite niyo system akubwiye itaba manipulated ntabwo bayihakinga iri unhackable kubera ko baciye ku mutekano wa cryptography ukomeye cyane. Baravuga ngo Canton Financial System iyo bayifunguye insinga ziri mu nyanja ziracika
uvuga ngo ni switch on gusa ifite nizo zikava ntabwo bazajya gusaba abanyaza ngo bazizimye ngo baganire ngo n'ibiki no ni nk'uko ushobora gucana radio y'umuturanyi kazi uvuga ngo ni cryptography ku rwego ruri hejuru cyane uburyo n'ukuntu yubatse ari cyo nabumwe Trump yaratsindishije kubera ko bafite system ikomeye cyane kuva kera ndetse akaba afite n'igisirikare cyitwa Global Alliance Military no kumanaginga imitekano yose ari ku buryo bw'ubutaka ndetse no bw'uburyo Trump akaba afite gahunda yo gukura ingabo zose ibyicaro by'ibindiro bya Amerika biri hirya no hino ku isi yose kubera ko bafite satellite ibasha gukurikirana isi yose mu buryo buri online kandi bagakora intambara ku isi yose ibyo byose n'ibyo no satellite sanki izakora kugira ngo babashe kuba bashyiraho umutekano haba umutekano mu buryo busanzwe haba n'umutekano mu buryo bw'amafaranga ni ibintu biri kugendana cyane n'ibintu by'imisoro ngibyo rero byose izo satellite zirashyira ko mu bihugu byinshi cyane kugira ngo izo telefoni zabashe kuba zakora aho uri hose ubashe kuba wayikoresha nta kibazo kuko amafaranga yose zaba yimuye amaze kwimurwa ntabwo bakwimura amafaranga muri systeme ngo bashyire muri systeme neza babwira ngo ntabwo muzabasha kwakira gahunda afite ibikoresho bagomba no kubibaha rero kugira ngo babashe kugera ku mutungo wa yego reka ngushimire cyane Shoam akavura karatubangamiye ariko ubwo wenda turongera dusubukure niba ngombwa ariko iki kiganiro by'umwihariko abadukurikiye ndifuza ko nabo bagitanga ibitekerezo hasi muri comment section kugira ngo nitwongera kugisubukura wenda baze kuba bagira byinshi nabo babaza wenda twaza guheraho ariko nkuko ivugaga nanjye nandi gukora ubushakashatsi nkabona iyi telefone wa mugani ngo ni Starlink cell phone kugenda yandikwaho mu binyamakuru bitandukanye kandi bizwi nka Business Diary ikinyamakuru cyitwa Economic Times urasanga urya ivuga nubwo batagiye ariko ntabwo telefone zizagurishwa yego ngira ngo akavura karatubangamiye ariko ni ikiganiro tugomba kuzasubukura tukareba iri koranabuhanga rya Elon Musk telefone ibyayo ese Starlink cell phone iza muri rusange byinshi cyane niyo mpamvu ngira ngo abadukurikiye baze gutanga ibitekerezo ikiganiro tuzagisubukura ari nako kandi wenda by'umwihariko nifuza ko bitewe n'ibyo ukomeje kujya usobanura abadukurikiye turabashikariza kuzakurikirana ibiganiro byacu bitaha tuzaba tuganira ku byitwa quantum finance nibyo yitwa quantum finance KFS quantum financial system yego iyo system rero nayo tuzayiganiraho turebe ibyitwa Stellar network nabyo kunze kubigarukaho cyane Stellar network nayo tuzayigarukaho iyo ivuze iki muri make wenda kugira ngo tugende tuzi muri make ni blockchain ihuza icyo bita cross border payment peer to peer n'ubango n'abaturage bagomba kwikoramo business niba nawe ko Excel ikorana n'amabanki Excel ikorana n'abaturage amafaranga bazamukoresha ariko ikabasha guhuza blockchain zo ku isi yose zikabasha kuyikonekita kugira ngo hakorwe ikintu cyitwa local payment system uvuga ngo iyo ubwagiye gukora nka banki ku giti cyawe banki yawe iguza na CBDC wanyu ikaguza na local payment mu buryo bwa mobile money buryo bwa Western Union na MoneyGram byose ukabihuza ibyo byose babyita ankura zamaze kuba connected kuri Stellar network zibasha kuba zaguza na payment yiwanyu uvuga ngo ikora icyo bita tokenization ikabuza amafaranga ku isi yose mu buryo bworoshye cyane kandi kuri low fee kuri transaction yihuse cyane ndetse no kuri low fee aho ubasha gukora transaction anga miliyoni 7 ku segonda ku isi yose zambukiranya imipaka kandi izo transaction zikaba aziri ku giciro gito cyane cyo hasi cyane zidahenze nicyo kintu bayishyiriyeho ikaba ari non organization nta muntu mwihagarariye blockchain idafite uwo ari wese kuko ni inyungu rusange ntabwo inyungu z'umuntu ku giti cyayo iyo ni Stellar yego iyo ni Stellar network tuzigaruka mu buryo bwihariye ndetse kandi tuzagena tunaganira ku cyitwa Global Alliance turebe ibyayo ibi ni ibiganiro twifuza ko tuzagana mu buryo bwihariye mu biganiro byacu bitaha ariko bitewe nuko aka kanya ikirere kitabitwemereye imvura ni nyinshi reka mbe tube dusubikiye ahangaha Shoam wagize neza kuba waduhaye umwanya wawe yego murakoze cyane ariko uje urabwira babisanga no kuri paroti nabivuze ibintu byinshi cyane ndacyane bikomeze yego bazajya bagomba kurushaho tunagarukaho kenshi yarazi ibibazo tubasubiza yego nta kibazo n'uburyo kugira ngo nyine dufashe abantu gusobanukirwa
reka rero ngushimire cyane kandi ngwifurize gukomeza kugira ibyiza Shoam ugize neza. Murakoze Placide. Yego ngira ngo rero uyu ni Shoam Benoit bitewe nuko ikirere kitabitwemereye imvura iri kugwa ahantu duherereye hano i Kigali. Reka rero tube dusubikiye ahangaha ahubwo tubashishikarize gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitaha muze kubikurikirana ntihagire na kimwe kibacika. Turabikora rwose ngo twebabwiye turaganira ku byitwa quantum finance system, tuzaganira kuri Star Network, tuzaganira kuri Global Alliance n'itsinda ryihariye ry'abantu bashaka guhindura ubukungu bw'isi. Ni byinshi cyane tuzaganira n'uyu mugabo witwa Shoam Benoit kandi murabyumvisha kabitwemereye. Reka rero turifurize kumeza kugira ibyiza ariko ndongera kwibutsa gukora subscribe bagana hasi urabona ahantu hari akazogero kandi kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe. Ikindi twagusaba ni ugutanga ibitekerezo byawe agana hasi muri comment section kugira ngo ubashe kuba wabikurikirana watanga ibitekerezo ndetse nane bumva nawe hari icyo wifuza kuba watubwira ushyiremo nimero zawe agana hasi kugira tuzaganire. Ikindi niba ikiganiro gikunze ukore share ugisangiza inshuti n'abavandimwe ndetse n'abo mwiganye n'abo muturanye kugira ngo niba ibiganiro ngibi hari icyo kujyemo nabo babashe kuba bagira amakuru bunguka kuko ikintu cya mbere ni amakuru. Mwongereza niwe wavuze ngo information is a power. Reka dusore zanga rero dukomeze twifurize kugira ibihe byiza naho gutaha.